ese ukurikije uko bazi ikibazo ni Killerman cyangwa ikibazo ni Mitsutsu? Nyamara Killerman akunda kugaragara hirya no hino, bigaragara ko ari umwe mu abantu bashimagiza cyane, abantu bagiye bakorana nawe, abamukoreye ku mafilime agiye atandukanye, n'umugabo asanzwe akora cyane ko azwi nk'umwe mu bantu bafite izina rikomeye cyane muri sinema nyarwanda. Killerman rero byamaze kugaragara yuko ari ibintu byinshi abantu batangiye kugenda bamwibazaho nyuma yo kugaragara ari kuganira n'uwitwa Muri Irene cyangwa se Emirene, usanzwe ufite ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bigaruka ku makuru yaba imyidagaduro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu rero Killerman yagaragaye avuga ko atazi Mitsutsu, ariko abamurebaga mu maso babonaga ko asa nk'uyigiza nkana. Mitsutsu rero ni umwe mu bantu wakoranye cyane na Killerman ndetse no mwitangira ryo kuzamuka cyangwa se ryo gutera imbere muri sinema kuri Mitsutsu, bivuga ko rwose abikesha Killerman. Ariko rero bamwe mu basesenguzi bagiye batandukanye barimo na Nyagiso, bivuga ko Nyagiso nawe rero wazanye Killerman cyangwa se ari wafashe Killerman kugira ngo abageze hageze aka kanya nkuko Killerman nyirubwita byivugira. Uwitwa rero Killerman aka kanya ni umwe abantu bari kwibazaho, kuko Nyagiso yari yatangaje yuko witwa Killerman buri ari umuntu utapfa kwizera, kuko Killerman si umuntu ugira umutima mubi, ashobora no kuba yagufasha nkuko yabitangaje. Ariko yavuze yuko buriya ngo Killerman iyo umweretse cyangwa se umutengushyeho gatoya, we ahita kuvanaho cyangwa se ahita akuvanaho icyizere 100%, uko mwari musanzwe mubanye bigahita birangirira aho ngaho. Yaravuze ati buriya Killerman ntabwo ajya yinginga, iyo agaragarijwe yuko hari akantu ko kumutenguha kabayeho biba birangiye, nta kundi kongera guhuza, bisigara byagoranye. Se koko Killerman ikibazo niwe cyangwa se ikibazo n'aba bana nawe mwigisha umutima mubi cyangwa se batuma agira umutima mubi? Nyamara rero ibi byatangiye gututumba cyangwa se byongeye kugarukaho nyuma yuko umusore Killerman yongeye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko atazi witwa Mitsutsu, ndetse avuga yuko atigeze abo umukozi we. Nyuma yuko rero witwa Irene cyangwa se Muri arimo amubaza ati Mitsutsu waba umuzi se mwarakoranye, ntabwo yaba umukozi wawe? Ati uwo ntawe nzi. Ese wowe iyo urebye ku ruhande rwawe ari Mitsutsu buryo yatandukanye na Killerman bagendanye n'uburyo bakoranaga cyangwa se uburyo bari babanye, ubona ari nde wateje ikibazo cyangwa se ari nde washinja kuba ikibazo muri byose cyangwa se intandaro ijyanye amakimbirane yabaye hagati ya Killerman na Mitsutsu kugeza aho batakivuga rumwe? Mwagiye mubona ibiganiro bigiye bitandukanye, abama live Mitsutsu yagenda agakora agaragaza yuko atigeze abanirwa, ndetse avuga yuko hari abantu bigira indyarya bagaragaza ko bari gufasha umuntu ariko nyamara bari kubarya imitsi cyangwa se bari kubariramo. Nyamara Killerman wakavuga yuko igishoboka cyose yari yagikoze, ndetse Mitsutsu yari umwe mu bantu bahembwaga amafaranga menshi cyangwa se agatubutse mu bakozi be yakoreshaga mu bijyanye na sinema, ndetse akavuga yuko uyu Mitsutsu rwose ari ntashima ndetse atajyaho agaciro ineza yagiriwe. Ariyo mpamvu rwose yatangajwe no kubona yaramukoreye ibyo yamukoreye. Gusa aka kanya ntabwo turamenya neza imbarutso cyangwa se nyirizina ikintu Mitsutsu na Killerman baba bapfa cyatumye barakarirana, ndetse bikagaragara ko bashwanye ku rwego nk'uko tubibonaho. Tubitega amaso kandi subscribe, icyo nagusaba no uko tuzajya tubana gatanu ku kandi rwose ntuzigere na rimwe ugira ikibazo ugira kwemera kunyandikira muri comment ukambwira amakuru wifuza kujya wumva, ubundi nanjye nkayaguha gatanu ku kandi. Hasta la vista.